Muraho neza nkuko bisanzwe rero amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi tugiye kubereka inzu nziza ihagaze agaciro ka miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu ifite ibyumba 4 ndetse na toilette 3. Inzu ifite rooftop. Ndabibereka byose, ndaza kugenda mbibereka buri kantu kandi mugende mubasha gusobanukirwa ubwiza bw'inzu. Ni inzu iri ku giciro cya miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Mbaza nguherereye he? Iherereye Kabeza. Ibaze nawe Kabeza inzu ya miliyoni 180. Ni inzu nziza cyane ku giciro cyiza kandi iri ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Banyerekere ko inzu yacu iri kuri kaburimbo. Ni amazu menshi rero atandukanye ariko ari ku biciro bigiye bitandukanye bitewe n'ukuntu bigiye bimeze. Wow, ukigera hano ni imodoka zingahe? N'eshatu. Reka mbabwira ngo ni imodoka eshatu, ntabwo ari enye bitewe n'ubunini bw'amamodoka mufite. Ni imodoka eshatu zaparitse zigasohoka neza nta ibangamiwe n'indi. Ni inzu nziza cyane rero ngiye kwereka mu buryo burambuye. Kuri miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda iyi nzu wayegukana. Reka rero duhere hangaha. Urabona ko ifite utu design twiza cyane. Muragenda mu banyerekera buri kantu kandi babashe gusobanukirwa ubwiza bw'iyi nzu yacu. Ni inzu nziza cyane bagiye bakora ku buryo buhambaye. Reba ukiri hano muri parikingi utubura n'utu turabyo twiza cyane. N'utu turabyo tuzamuka hano ugiye kuri escalier, nubwo tutarahagera ariko reka maze mbereke uburyo buri kantu kandi mugende mubasha gusobanukirwa ubwiza bw'iyi nzu. Reba uhura n'utu turabyo ndetse n'utubuye tw'utu design bagiye bakora neza cyane. Aha, twagiye duherere noneho hano muri salon. Tukigera hano muri salon uhura n'urugi rwiza cyane. Urabona ko ari urugi ruri class, n'urugi rwa muvura rwiza cyane baricaye baradesigninga. Genda ubarenyekera aho ushobora kuba uri na famille yawe mwicariye murimo muraganira ibyubaka urugo. Ni ibintu nziza cyane rwose bicaye baradesigninga. Ndebera amatara bagiye bakoresha muri hano kuri terrasse yinjira muri salon. Wow, ukigera hano utureba ugahura na salon nziza cyane nini yisanzuye. Ni za salon zitandukanye na salamanje. Urabona ko ari intebe hano honyine ushyiramo intebe zonyine. Salamanje turayigeraho iri mu rundi ruhande. Banyerekere buri kandi ugende ubasha gusobanukirwa uburyo iyi nzu iri well designed. Reba amatara yayo, ndebera plafond ni gypsum. Banyerekere uburyo bagiye badesigninga iyi nzu yacu. Hano ora ni ahantu bashyira utuntu tw'uturabyo, utuntu mega tw'utu design bagiye bakora, utuntu ushobora guterekaho utuntu twawe ushatse. Ni inzu nziza cyane bagiye badesigninga neza cyane. Banyerekere uri hano kuri uyu muryango, banyerekere uri hano kuri salon. Bari salon nini cyane yisanzuye. Wakwicara ugatuza ukaruhuka ukarefreshinga ku by'akazi, ukabasha kureba koko ese akazi karimo karagenda neza. Ni inzu nziza cyane rero ngiye kubatembereza nitonze gake mugende mubasha kureba ubwiza bwayo. Tukiri aha ngaha duhura na salamanje nini cyane. Ndebera aka kantu bashyizeho, niba ari agaseke sinzi. Ni ahantu heza rwose bagiye bakora ibintu byiza cyane. Ni lavabo nziza cyane ifite n'akarahure keza cyane nk'uko muri kugenda mubibona. Ni salamanje nini baricaye baradesigninga. Urabona ko ifite ndetse n'idirishya rireba hanze ritanga urumuri ruhagije. Tukiva aha ngaha duhita tuza duhitira mu gikoni. Ni cya gikoni gifungwa, cya gikoni kitari open kitchen, ni cya gikoni gifungwa nta kibazo. Wabonye ko ifite utubati twiza cyane, ifite utubati twiza kandi twinshi. Urabona ko ikintu cyose bagiye bagitekerezaho ko inzu ari inzu nziza cyane. Ikagira ndetse n'utubati twinshi, ahantu watereka gas cooker, ahantu watereka frigo yawe. Dore ngaha ni hanini, nako ari za frigo baterekamo nini cyane. Genda ubazomengera ubereke igikoni uburyo kingana. Gifite utubati twinshi cyane. Ni igikoni cyiza cyane gifite n'umuryango usohoka ujya hanze. Mu gihe udashaka guca kuri salon, ushobora kwicara hano ujya muri cya gikoni cyo hanze nk'uko muri kugenda mubireba. Ntabwo ari cya gikoni, ntabwo ari hahandi ujya guca muri salon ubangamira abantu. Oya, ushobora guca muri uyu muryango. Twagiye tugenda no muri iki cyumba twita ngo ni icy'abashyitsi. Nuvuga ngo icyumba cy'abashyitsi gihera aha ngaha kikaza gutya, kikaza muri dushe yacyo. Murabona ko ifite dushe yacyo nziza cyane yisanzuye. Ubona ko ari za dushe rwose nini rwose zifite ndetse n'uturahure
twiza cyane bagiye bayikorera, toilette nziza ndetse na shower yayo. Twagiye tukigera aha ngaha duhura na cya cyumba cy'abashyitsi nyirizina kuko twayabwiye, cya cyumba cyiza gifite ndetse n'urumuri, gifite n'idirishya risohoka hanze kuri parking. Urabona ko ari inzu nziza cyane. Twagiye rero ndagenda mbatembereza mbereka uburyo iyi nzu idizayinize neza cyane. Ndebera utu design bagiye bashyira mu design twiza cyane bagiye bakora twiza dutuma inzu irushaho kugenda iba nziza cyane. Tukiri aha ngaha tugera muri iki cyumba kindi. Iki cyumba kindi mwakibonye, cyumba cya kabiri baduturetse mu cyumba cya mbere tugeze mu cyumba cya kabiri. Urabona ko nacyo ari icyumba kinini. Hanyuma tugahita tuza hano tuza mu iki cyumba cya gatatu. Iki cyumba cya gatatu iyi ni ukuvuga ngo urabona ko ari icyumba cyiza nacyo kiba gifite idirishya ryacyo. Mwabibonye. Iyi ni ukuvuga ngo iyi ni ya koridoro ahahagaze, ni ya koridoro ibasha guhuza iki cyumba dore ngiki ndetse n'iki ngiki, kikagira uyu muryango nawe usohokera hanze mu gikari. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu uzava muri ibi byumba azashaka kujya hanze mu gikari wajye guca hehe, wajye guca muri salo. Oya, barabikemuye rwose. Urabona ko babikemuye neza, bakoze umuryango usohoka hehe mu gikari. Twagiye tuvuye hano none tuje kuri ya dushe isiporuta bya byumba bibiri. Nababwiye ifite ibyumba 4, toilette 3. Ni ngo ibi byumba bibiri iyi dushe irabisiporuta neza cyane rwose. Abana bashobora gukoresha iyi dushe ari ibyumba bibiri nta kibazo. Twagiye turi kwihuta kugira ngo mugere mubasha kureba uburyo bimeze. None twagiye mu cyumba kiri principal, icyumba kinini cyane cyayo. Duherera hano ku cyumba kiri principal. Niyo ngo principal bigomba kuba yegeranye n'ibyumba by'abana kugira ngo babashe kujya babitaho nijoro mu gihe basinziriye. Twahereye hano mu cyumba kiri principal. Bagifite icyumba kinini cyane, ndebera uburyo kingana, ndebera ahantu kameramani ahagaze, nanjye ahantu mpagaze, ndebera inguni arimo. Urabona ko ari cya cyumba kinini cyane cyisanzuye. Reka mbare metero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urabona ko ari metero 6. Ikagira na garde-robe yacu. Reka mbare uhereye hano 1, 2, 3, 4, 6 kuri 4. Ubu ni metero 6 kuri metero 4. Ni icyumba kinini gifite ndetse na balko yacu cyangwa se umuryango wacyo usohoka ugana hanze. Si ngombwa kujya hanze muri parikingi ngo uce hehe, uce muri salo. Oya, ugomba kwicira hano wisohokeye wigire ku kazi. Twagiye turaza kuhagera, turaza kuhagarika. Urabona ko tuze muri ya dushe ya chambre principale. Urabona ko ifite dushe nziza, dore ngiyi nyihagazemo. Ni za dushe zifungwa n'ayandi. Za dushe zifungwa amazi kugira ngo atabasha gukora iki, atabasha kujya hanze ya dushe. Za dushe zifite shower nziza cyane mwayibonye. Dore ngiyi tubereka buri kantu kandi babashe kugira gusobanukirwa n'ubwiza bw'inzu. Ikagira ndetse na lavatory nziza cyane, nubwo batarabirangiza kubikora. Urabona ko ari inzu nshyashya, inzu nshyashya tuba dufatanye kugira ngo muze kuza kwisura ndetse munababwire n'utuntu babongerera. Niyo mpamvu tuba tuyifashe gutya. Inzu nziza cyane, urabona ko ifite ibirahure byiza, ifite ahantu hatereka agasabune. Dore ngaha ni ahantu heza bagiye babitekerezaho, utuntu twiza cyane, ndetse n'ahantu hatereka rosa. Mwayibonye toilette, dore ngiri toilette nziza mwayibonye. Ikintu cyose ndagenda nkibereka. Noneho tujye guca ahandi, tujye kubereka noneho rooftop. Turi muri cya cyumba cya principal, tugiye kubereka noneho uyu ni wa muryango usohoka. Urabona ko ari ifite nako agaterase keza cyane bagiye bayikorera ndetse n'amatara meza. Ariko ino nzu kweri, ino nzu ni nziza cyane pe, ndayibatuye. Twagiye noneho kuri rooftop, twazamutse gake gake twitonze, mugende mubasha gusobanukirwa uko iyi nzu imeze. Turazamuka gake cyane tugenda tubereka ubwiza bw'iyi nzu. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye. Ukigera hano tugera kuri ya terase nababwiye. Urabona ko ifite agaterase keza kaza gutya kakagera n'ahanga. Aha bazatereka umutaka, mwabibonye, umutaka munini bazaterekaho kugira ngo ubashe kugira view nziza cyane. Mwabibonye ko ari inzu nziza, inzu ndayibatuye. Hanyuma reka tujye no kwereka mu gikari mubashe kureba uburyo hameze.
mwabonye ko turi kubereka mu gikari, turi kugenda gutya nta kibazo, tugenda tubereka uburyo igikari kingana. Ni igikari kinini nk'uko nagiye mbibabwira, ifite ndetse na robine yacyo ngiyi ya robine, amazi nubwo bayafunze ariko nta kibazo. Urabona ko tuhita tuza hano muri iki gikoni cyo hanze, babandi bakunda guteka ibishyimbo, dore umuco w'iwacu duteka ibishyimbo ndetse n'agasombe. Ntabwo wabitekera mu nzu, ugomba kubitekera hanze. Ni igikoni urabona ko kikiri kuzura, baracyari kubikora byose. Ni cya gikoni gifite amakara, mwayibonye, ndetse na lavabo yayo yo kogereza ibyombo, mwayibonye. Twagiye hanyuma iyi ngiyi ikaba inzu y'umukozi. Dore ngiyi rwose nyine mbibereka gake gake, mwabibonye ko ari inzu y'umukozi, muri kugenda mubireba neza. Ndetse iyi ngiyi ikaba toilette na douche y'umukozi, bazashyiramo ya toilette ya siège nk'uko muri kugenda mubibona. Ni inzu ikiri nshyashya rero mwabasha kugura, hanyuma bagahita babibuzuriza neza cyane. Urabona ko ari ibintu biba birangiye ariko haba hari utuntu duke baba batarashyiramo. Ni inzu nziza cyane. Urabona ko dusubiye ku irembo, murabona ko ari cya gikari kindi, dusubiye ku irembo, mugende mubasha kureba uburyo iyi nzu imeze. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye kuri miliyoni 180 iyi nzu yaba iyawe. Dusure rero ku rubuga rwacu cyangwa se YouTube channel yacu Rwanda Real Estate, mujye mubasha kureba update z'amazu tuba tubafitiye. Udakunze iyi ngiyi wareba kuri next kuri YouTube channel yacu, mukareba izindi zikurikira, mukareba ibyiza tubafitiye, tukabasha kuba tuza neza cyane. Murakoze, murakagira impagarike n'ubugingo.